Tubahaye ikaze mwese banywanyi bacu kuri Ganza no kuri Tsinda, mwese tubahaye ikaze tubasuhuza mwese, mukomere aho muri hose mu Rwanda hirya no hino ku isi, mukomere cyane, mukomere kandi twongeye kubana namwe kuri uyu munsi tugaruka cyane ku myanzuro ya Conseil de sécurité des Nations Unies cyangwa se akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Turaza kumenya abantu benshi yo bumva ngo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ubundi ko nagaki. Abenshi ntago baba bakazi, kuko tuvuga benshi burya ntago abantu benshi ariko baba basobanukiwe, kuko hari umuntu utazabaza ngo passport ni iki, visa ni iki, ministeri ngiyi ni iki, mbega ntago benshi baba bisobanukiwe kandi baba badukurikira akafite izihe mbaraga zo kuba kafata icyemezo runaka. Ngira ngo rero ni mu mwanzuro kafashe gafatira igihugu cya ibihugu cyangwa se gafatira abateye Kongo. Ni ibintu nyine byari bimaze iminsi hari bisa naho twavuga ko ari lobby cyangwa se ari campagne yari yarazanywe na Kongo kugira ngo nibura habe hafatwa imyanzuro ikakaye cyangwa se imyanzuro nk'iyi ngiyi. Ne ibyo ari byose Kongo ntekereza ko bamaze iminsi ministri w'ubanye n'amahanga wa Kongo, President Tshisekedi n'ibiki byose. Ahari abantu benshi rero bari kwibaza batese Kongo yabitsinze bitabaye ngombwa kwirwana. Hano nanone abantu bakibaza batese Kongo niyo mpamvu ati muri Goma bararwanye, ariko barwanye bagerageje apfa abantu benshi mu buryo bugize, ariko bageze Bukavu rwose ati Bukavu ifatwa nta masasu urebye, ariko Kongo ikakomeza ivuga ngo nubwo bafashwe nta masasu ariko abantu barapfuye ku bwinshi, ati nubwo abantu binjiyemo ku mahoro. Abantu namwe bakagumya bibaza batese ni strategy Kongo yaba yarakoresheje kugira ngo ikubone ibyo komeza kwerekana ati nubwo abantu nta ntambara yaba ariko abantu baragumya bagapfa. Ibyo rangira ngo byakomeje kuvugwa kandi no mu nama ya Nations Unies ejo bundi binamaganwa na igice cyangwa se iriya nama cyangwa se komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri UN ivuga bo hari abantu benshi barapfuye, abana, abasaza, abagore. None ministri w'intebe cyangwa ministri wo muri Kongo ushinzwe ubanye n'amahanga nawe yageraga ati abana barapfuye kubatibaze naho abana bapfa. Ngira ngo icyo turi bugarukaho uyu munsi ngira ngo ni imyanzuro yafashwe hano mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, ariko turabanza turebe aka kanama ntagaki gashinzwe kigafite izihe mbaraga. Ariko nanone ibirimo bishya wenda tugarukaho nuko nibyo gahatira cyangwa se kavuga abafashe Kongo cyangwa se inyeshyamba uko zigomba kwitwara hano, aho zigomba kujya ku cyemezo cyubafatira kuri leta y'u Rwanda ndetse ahanini n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ntimube kure rero banywanyi bacu turi kumwe. Reka rero ngira ngo iyo dutangira ikiganiro no turasenga kandi tukaniyambaza Imana kugira ngo ikomeze dufashe mu bihe byacu byose tubamo kandi no mu ntambara zose turwana nazo, kuko atariyo ntago twaba turiho. Ntimubizi ngira ngo abantu benshi barabizi. Hari abaciye ahantu hakomeye. Hari umuntu rimwe yigeze kumbwira ati uzapfa, ati urabona batazakwica. Yabimbwiraga nawe mbona ari umuntu warwanye urugamba rurerure cyane. Ndamubaza nti warurwanye kuva Uganda uraminu kugera u Rwanda rurenga ujya no muri Kongo nayo none uracyariho. Arambwira ati cyakoze ati Imana ni yirinda twahavuye tubyemeranyirwa yuko Imana ari yirinda igihe kitaragira nyine ntupfa. Nawe yambwira ati natsimbutse abantu benshi bapfuye ngakomeza, ati courage. Naramushimye cyakoze. Nuko rero nyine igihe cyageze nuko bigenda, nta nubwo wakwirwa uburana n'Imana, kuko Imana nyine bifite imirimo yose ugomba gukora ku isi. Nibibazo rero kugira ngo birangire bigiriye igihe cyabyo, ariko ntekereza ko umwijima tugenda tubamo muri Afurika cyangwa se ku isi hose ariho Imana izajya idufashirizamo kugira wagakwiriye kuba imbarutso nziza yo kugira ngo duharanire amahoro nyakuyaharanira kandi duharanire ukuri nyakuri. Ikaze rero ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Tuguhaye icyubahiro Nyagasani, ariko Nyagasani tukiguha kandi ugisanganywe, ntabwo ari ukukigutsindagira kuko ni icyawe, ahubwo icyo tugusaba Mana ishobora byose no kugira ngo tujye tukiguha kandi kituvuye ku mutima, tujye tukiguha Nyagasani nk'abana b'abantu kandi bagomba kukubaha no kukubahisha. Mana rero tugusabye imbabazi duciye bugufi mu mitima ndetse no ku mubiri, kugira ngo tubabarire ibyo twakoze, twavuze, twatekereje n'ibyo twirengagije gutunganya, bityo Nyagasani kubabarirwa kwacu
kuduhurize nawe mu isengesho ryo kugusaba kugira ngo duhe imbaraga zo gukora ibyo wadusezeranyije cyangwa se ibyo wifuza, dawe biguhesha icyubahiro bitagusebya. Mana, aho tugwa mu ntege nke zacu ujye uhareba kandi utugarure. Turinde imitima y'amatare, ahubwo duhe imitima y'inyama, imitima yumva ijambo ryawe riseseramo, aho kugira ngo rikubite ku mataza rigarukane umuvuduko urimbura. Nyagasani rero duhe imbaraga zo kugira ngo tuve muri ibyo ngibyo byose. Uhoraho rero niwo turengera, urebe mu nguni zose mu bababaye, bari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, abari mu ntambara, ababaye mu buryo bukomeye, abashonje babuze ibyo barya, abafite agahinda gakabije bitewe n'ubukene, ubushomeri n'ibindi byose, abo bose utabare. Uhoraho rero manukira u Rwanda rwacu, manukira isi yose n'ahandi hose. Uhoraho rero komeza ubane natwe, komeza uturengere kandi udufashe umunsi ku munsi, byose byambaje kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndakuramutsa Mariya wuzuye intemurana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragiye usabira twe abanyabyaha ko mu gihe tuzapfira. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Kuko rero turakikaruka kuri ibi ngibi twatangiriyeho kugira ngo tumenye imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Ni ukuvuga ngo ese ni iki? Ni ukuvuga ngo rero isi ukuntu yubatse, isi yubatse mu buryo haba hari abantu bagomba gufata ibyemezo ku isi byanze bikunze kandi bikubahirizwa. Bitakubahirizwa cyangwa se bigacibwa amazi bikaba ibindi. Wenda bashobora gufata icyemezo, ariko ntekereza ko uburyo biyubatse hari icyo bita ngo remembre bari perimana mwaka kanama gashinzwe umutekano ku isi. Abo bamambure bari perimana baba ari 5. Ni ukuvuga ngo ni ibihugu 5 bishinzwe kwicara bikareba isi bikavuga biti iyi si ni iyacu nta ugomba. Ibyo bihugu 5 iyo biteranye by'ubwabyo bikanga icyemezo cy'ibihugu 4 cyangwa se bingahe, burya kugira ngo icyo cyemezo kibe cyakwemerwa, tuvuge nka buriya Amerika iteye ahantu, burya iba ifite droit de veto, cyo bita ubudahangarwa burenze, kugira ngo ibindi bihugu rero biterane bizayifatira icyemezo, keretse wenda habayeho nk'ibyemezo bigendanye no kuvuga tuzacana umubano n'iki, aho kugira bifatire byumvi ntago byakumvikana ko iri muri bya bihugu 5. Iyo byabaye kumvikana rero nko ku kibazo cya Kongo, ibi bihugu hari ibihugu biri perimana na no perimana, no kuvuga ibihugu bihoraho, abanyamuryango bahoraho n'abadahoraho. Mu guterana kwabo bafashe icyemezo 100%, nta n'umwe uvuyemo. No kuvuga ngo rero muri ibihugu biri perimana hari icyo bita Chine cyangwa se Ubushinwa, hari rero iyo bita Etats-Unis d'Amerique cyangwa se Amerika, hakazamo icyo bita Ubufaransa cyangwa France. France rero nta wari uzi ko wenda ishobora kutiyepoza kuri uyu mwanzuro, ariko nayo yatoye. Azo bita Royaume-Uni, haza Ubwongereza, haza icyo bita Uburusiya. Ibi ni ibihugu 5: Ubushinwa, Amerika, Ubufaransa 3, Ubwongereza 4 n'Uburusiya 5. Ibyo ni ibihugu bikomeye ku isi rwose, biticara bikavuga biti dufashe icyemezo tunyeganyije isi. Muri ibi bihugu rero uko ari 5, kimwe kivuze kiti no, kigaseta ibirenge kikanga, biragoye kuba umwanzuro wafatwa. None akazi yo bita remembre no perimana, cyangwa se ibihugu abamambure badahoraho, mbega baza mu gihe runaka batowe, bafite manda runaka, batowe n'iyi assemblée. Bavuga ko le conseil de sécurité se compose de 15 membres, ibigizwe n'abamambure cyangwa se n'ibihugu 15. Nukuvuga ko babyita ko ari remembre mu gihe isi igizwe n'ibihugu byinshi cyane ubona, ariko ubundi conseil de sécurité ibihugu 15 nibyo byicara bikafatira isi iyi yose ibyemezo. Donc 5 membres perimana mu gihe 5 biri perimana bihoraho. Byo bihoraho nibitorwa byo byaritoye byamaze kwikarifiya biti nta wundi wadukoraho. Donc 5 membres perimana ari Chine, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. N'ibindi bihugu 10 bitorwa ni Assemblée générale cyangwa biterwa n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye
bifite manda y'imyaka 2. Biriya bihugu 5 twavuze byo bifata icyemezo bihoraho buri giteka n'iteka nawe ujya bitora byo byamaze kwitora pe. Noneho rero ibihugu rero bindi 10 bisigaye bitorwa n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye bikagira manda y'imyaka 2. Noneho rero ngira ngo Algeria ifite muri bihugu muri 2025 harimo Algeria, noneho hakaza Denmark 2026, Greece 2026, hariyo bita Guyana na Pakistan, Panama, République de Corée, Sierra Leone, Slovanie, Somalie 2027 étant membre du Conseil de sécurité. Non, on va voir que plus de 50 États membres des Nations Unies n'ont jamais été membres du Conseil de sécurité. On va voir que plus de 50 membres, mu bihugu 50 bari membre des Nations Unies, bose ntabwo ariko bari muri Conseil de sécurité, membre de ce Conseil de sécurité. Tout était membre rero bavuga yuko tout État membre des Nations Unies qui n'a pas membre de Conseil de sécurité peut être convié à participer sans droit de vote. Nuko rero ko nabonga batari muri Conseil de sécurité bashobora guparticiper ariko nta burenganzira bafite bwo gutora à la discussion de toutes les questions soumises au Conseil lorsque celui si estimé que les intérêts des membres sont particulièrement efficaces. Tout État, qu'il soit membre des Nations Unies ou non, si les partis a un défense examiné par le Conseil de sécurité, peut-être en convié à participer sans droit de vote aux discussions relatives à différents. Le Conseil déterminer les conditions qu'il estimait juste de mettre à la participation d'un État qui n'a pas membre des organisations. Nous voyons le Conseil de sécurité abayigize niyo bagenda bafata ibyemezo. Mu gufata ibyemezo ariko mwibuka ko haba harimo abantu bita ko ari ba chef cyangwa se abantu baba bahagaze bwuma. No kuvuga ko ibyemezo byose bigomba kugenderwaho hariho muri Conseil de sécurité, hari ibyemezo bigendanye nuko Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya mbega nibo bari boss y'ibyo ngibyo. Buriya ziriya membre ziri no permanent ziba zitatowe buriya kugira ngo ishobora gutanga idée ariko nyine wenda nayo igira droit de vote. No kuvuga ko mwe bihugu byose icyo bakoze hano demander à tous les partis d'ouvrir l'urgence de couloir humanitaire temporaire de Nord Kivu notamment l'aéroport de hano rero tugiye kugaruka hano hari uri kuvuga ngo M23 turishobora kwikura muri RDC nta uyirukanye ku mbaraga. UNESCO nyuma yo gusaba Kigali gukura ingabo muri RDC, Kigali nayo iti we will take note ngaho nguko ngo nawe niwe nduzi uri kugira. None reka tugaruke mu myanzuro neza turebe iyi myanzuro tuyigoragoze turebe icyo imyanzuro yafashwe muri aka kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi muri rusange. Kese hafashwe ihe myanzuro tavuga ko atari imyanzuro yoroshye kuko ni imyanzuro wavuga ko ikakaye kuko isa naho itesha agaciro ibyaba byaragezweho hashingiwe ku mbaraga wenda cyangwa se kuri effort nka abarwanaga muri Kongo bakoresheje mu 23. Burya habera effort nini, hari perte de matériel, gutakaza ibintu, gutakaza abantu kugira gutariko nanone ku mpande zose ndetse n'abaturage. Ahubwo njya nkunda kuvuga nti abaturage b'abasivile benshi baharenganira bahapfira abana kubera intambara n'ibindi nibigenda bibaho muri yo ntambara. Hano tugarutse gatoya bavuga yuko New York muri Amerika n'akanama k'umuryango w'abibumbye rushinzwe amahoro kuri Loni katoye umwanzuro ku ntambara u Rwanda. Bavuga ko u Rwanda rwashoje kuri Kongo cyangwa se M23 ko bakunda kuvuga M23 na Rwanda kuko turaza kureba ahangaha. Akanama rero kanzuye ibi bikurikira by'ingenzi yuko M23 guhita iva mu bice byose yafashe birimo Goma, Bukavu, ibice by'ubutaka ndetse n'amazi Lake Kivu. Ahangaha yuko igomba kugira gusenya no gutesha agaciro inzego z'ubuyobozi yari yarashyizeho mu bice M23 yari yarigaruriye. Urumva niba babasaba gusubira inyuma automatically cyangwa se kurekura hose automatically iki ingingo ya kabiri ihikiza mu ya mbere.
bavuga yuko u Rwanda rugomba guhita ruhagarika gufasha M23 ako kanya kandi no gukura ingabo zarwo muri Congo nta kindi rubanje gusaba, icyo bita precondition, nta kindi rubajije. Bavuga yuko u Rwanda kandi rugomba guhita rukuraho ubwirinzi bagiye bashyira ku mupaka, intuza keretse niba ari uwembaza cyangwa turaza kubira muri rw'igifaransa niba ruzamo kuko ndi kubibona muri ntuza, none bakaza guhagarika. Ayo ngo baravuga ko banashyizemo uwo mwanzuro bashyiraho guhagarika kuyobya GPS ziyobora indege za Congo. U Rwanda kandi guhita ruyoboka inzira y'ibiganiro byihuse. Hari byaganiro bya Rwanda n'iki sinzi ibiganiro buri ikintu byaba bigamije ahanini ni kandi bamaze guhagarika intambara nta ihari. Ibiganiro numva bitabaho kandi intambara yahagaze niba ari izi condition. Ingabo za UN rero gukomeza gushaka no kwita ku basivile imyanzuro. Ibi kandi bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa akanama ka Loni kakimara gutora uyu mwanzuro. Hano rero hari abatagomba, ariko ndabona babwire ko ari warakomeza avuga ko ari intsinzi ikomeye ya Congo. Uwo ngo sikenshi akanama ka Loni gafata umwanzuro nk'uyu, kuko ngo umwanzuro w'amateka kuva mu mwaka 30 ishize ikindi by'intago tubigaruka bingibi. Dore ngo ingabo za Loni kwita ku baturage, ingabo za Loni hari habaze imyaka 40 ingahe intambara. Ubundi ingabo za Loni barimo bavuga bati ingabo za Loni se ibi ngibi byashoboka ati n'ubundi zimaze igihe nta kintu ziri gukora. Président international contre le Rwanda semble sacrifier piliser les sanctions. Reka none turebe neza, reka turebe neza hano byari bisa naho byavugaga mu Kinyarwanda muri make ibyagiye bigira ibyagiye bisa naho bigaragara cyangwa se byanzuwe ahangaha. Reka tunyarukiremo neza turebe abumva Urufaransa mube mubaye hafi. Hano bavuga yuko ni resolution 2773 cyangwa se umwanzuro 2773 byo mu mwaka 2025 Conseil de sécurité des Nations Unies. Ngira ngo twabanje kubabwira icyo bita Conseil de sécurité cyari cyo kujya mu manjye bubanza mwumve. None bakavuga ko Bukavu Goma retourner homme de l'état légitime. Bavuga yuko ingingo ya mbere ari uko Bukavu na Goma bigomba kugaruka mu maboko ya leta. Ubutegetsi bwemewe aéroport de Kavumu et de Goma l'ouvre à l'immédiate. Non bakavuga yuko RDF quitter le sol congolais à immédiat. Non M23 déposer des armes à l'immédiat. Ntuvuga ibintu byose no guhita bikorwa aho kanya. Les FDL progressivement démantèlent. La résolution a été préparée et déposée par la France au Conseil de sécurité, a été votée à unanimité. Nous voyons que la résolution a été préparée et déposée par la France. Nous voyons que la résolution naravuga yuko kitonderwa yuko iyi résolution ari ibintu byateguwe kandi bikanagirwa n'Ubufaransa. Rero bakaba byatowe nta n'umwe wifashe. Bonne lecture. Hakomeza ko RDC, le Conseil de sécurité condamné l'offensive menée par les M23 avec soutien des forces de défense rwandaises et exigé leur retraite immédiate. Non, à l'unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité a adopté cet après-midi une résolution qui condamnait fermement l'offensive menée par M23 à la République démocratique du Congo et des avancées qu'il réalise dans les provinces du Nord et du Sud de Kivu avec le soutien de la force de défense rwandaise. Ngira ngo hano murabumva neza yuko babanje bamagana uburyo Conseil de sécurité adopté cet après-midi une résolution qui condamne batoye umwanzuro wamagana cyangwa se udashyigikiye offensive cyangwa se uko kwihuta cyangwa se umuyaga cyangwa se ubwo buryo mu 2023 yateye muri Congo babifashijwemo bavuga muri Nord Kivu na Sud Kivu. Bavuga ati avec la soutien de la force de défense ku mbaraga cyangwa se kubufasha baharwa n'imbaraga n'igisirikare cy'u Rwanda. Présenté par la France porte prime sur le dossier congolais. Le texte exigeait
la cessation des hostilités, inviter tous les partis à conclure un cessez-le-feu et appeler au retrait immédiat du M23 et des alliés Rwanda. Hano rero bakavuga yuko iyi dosiye rero president yagize isa naho yateguye cyangwa atanzwe n'Ubufaransa, bavuga yuko hagomba kubaho guhagarika imirwano ndetse na M23 ikava mu bice byose yagiye ifasha, ndetse esezariye u Rwanda ndetse n'abafatikanyije u Rwanda. Par la résolution 2773 di 2025 ku mwanzuro w'ibihumbi 2773 wo mu bihumbi 2025, Conseil décide que le M23 doit se retirer de Goma. Conseil de sécurité cyangwa se akanama k'umuryango w'abibumbye kafashe icyemezo cy'uko M23 igomba kuva Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées muri Bukavu ndetse n'ibindi bice byose M23 yafashe cyangwa se igenzura, et de mentir dans l'intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire, ndetse no kugira no gukuraho icyo bita administration ziri parallèle illégitime zinyuranye n'amategeko, no kuvuga niho gukuraho ubutegetsi bwose yagiye ishyiraho muri ibyo bice byose, ubundi bakabishyira mu maboko RDC kasubirana ibyayo. Il demande également à la force de défense rwandaise de cesser de soutien de M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la RDC sans condition préalable. Ikomeza rero ubwira ko force de défense rwandaise cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kigomba guhagarika gufasha umutwe wa 23 ndetse kigahita kinava mu butaka bwa Congo ako kanya nta sa condition préalable, nta kugira inama cyangwa se nta kujurira ibintu nk'ibyo, tout en exprimant son appui aux efforts déployés par le Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine ainsi que par la communauté de l'Afrique de l'Est, CAI, et la communauté de développement de l'Afrique australe pour faire cesser les combats. Le Conseil demande à ces entités de collaborer étroitement avec la mission de l'Organisation des Nations Unies pour stabilisation en RDC MONUSCO concernant l'application du cessez-le-feu. Donc voilà, tout en exprimant son appui aux efforts déployés par le Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine ainsi que par bashingiye ku reforo cyangwa se imbaraga zagiye zishyirwaho na Conseil de sécurité de la paix muri Afrika yunze ubumwe ndetse na communauté y'ISADC ndetse n'iya EAC, imbaraga zose bagiye bashyiraho cyangwa se ubuhuza bwose bagiye bakoresha kugira ngo ibi bintu bibashe kujya mu buryo. Bavuga ko Kadareme Mutare Conseil engagé vivement la RDC et le Rwanda à reprendre l'urgence et sa condition préalable les pourparlers diplomatiques en fait de parvenir à un règlement durable pacifique du conflit. Nous voilà Kadareme Mutare mu gihe kimwe le Conseil engagé cyangwa se vivement yuko Conseil de sécurité cyangwa se akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi karahamagarira cyangwa se katorana ryo ngingo ko Kongo n'u Rwanda bagombye kureba uburyo basubira mu biganiro kugira ngo babashe gukemura ibibazo mu mahoro cyangwa se babashe kwicarana kugira ngo babashe kureba uburyo ibyo bibazo byose bikemuka. Ariko mu kwicara aho ngaha no kwicara habanje kubaho za condition ziri immédiatement yuko bagomba kuba bavuye ku butaka bwa Kongo, ubundi bakicara bakaganira, ko bakaganira atari ku butaka. Iriya ya filime yongi à cet égard les rôles essentiels que jouent les processus de Rwanda et Nairobi et près de pour leur harmonisation. Wongera kugarukaho kandi yuko cyangwa se wongera gushimangira ko ku kamaro ibi biganiro bya Rwanda na Nairobi byagiye bigira mu kugira ngo habashe kuboneka amahoro apere la neutralisation de FDLR et menace de nouveaux sanctions. Bavuga yuko hagomba kubaho uburyo umutwe wa FDLR wagombye kuba neutralize cyangwa se utahagombye kugira imbaraga, kubera ko u Rwanda narwo rwagiye ruvuga ruti turi kurinda imipaka yacu ariko
kubera ikibazo cya FDL riri hariya muri Congo, ariko Conseil des Nations Unies nayo uvuga yuko hagombye kubaho FDL igomba kuba neutralize ku buryo u Rwanda wenda rutagira impungenge z'uko baterwa condamna. Par ailleurs, l'appui apporté par les forces militaires de la RDC, certains groupes armés, en particulier les forces de libération de FDLR, non condamnant par ailleurs l'appui apporté par les forces militaires de la RDC. Bakomeza rero bavuga yuko appui cyangwa se ubufasha Congo iha cyangwa se ishobora guha iyi mitwe yose igiye yitwaje intwaro, en particulier ku by'umwihariko force de libération du Rwanda FDLR. Le conseil demande qu'il soit mis fait et que les engagements visant à neutraliser ces groupes soient honorés d'urgence. Avuga yuko bigomba kuba byihutirwa kugira ngo iyo mitwe igomba kuba neutralize kandi ubwo bufasha bugomba guhagarara, gomba gushyirwaho iherezo. En outre, il exprime sa volonté d'envisager de nouvelles sanctions contre les personnes qui contribuent à la poursuite des conflits dans l'Est. En tout, il exprime sa volonté. Le Conseil de sécurité demande à toutes les parties d'ouvrir d'urgence les couloirs humanitaires temporaires dans le nord Kivu et du sud Kivu pour permettre l'approvisionnement en articles essentiels et la circulation sans entrave et en toute sécurité des civils, notamment des travailleurs humanitaires. Hano yuko Conseil de sécurité rivuga yuko toutes les parties ouvrir l'urgence yuko ibice byose bigomba gushaka uburyo habaho igikorwa cya humanitaire cyangwa se igikorwa cyo gufasha muri Nord Kivu na Sud Kivu kugira ngo nyine abantu babashe kugenda bari libre, abafashwa nyine urumva bagombe gufashwa, indembe zigombe zivurwe n'ababaye bagombe kugira. À cette fin, il exige que l'aéroport de Goma soit rouvert immédiatement et que l'aéroport de Kavumu et les points de passage frontaliers restent ouverts pour permettre les passages volontaires et en toute sécurité des civils. Hano rero bakomeza bavuga yuko kubw'ibyo rero Conseil de sécurité ivuga yuko aéroport ya Goma igomba guhita ifungurwa ako kanya, aéroport ya Kavumu igomba guhita ifungurwa, ndetse n'izindi inzira zose z'imipaka zigomba gufungurwa kugira ngo aba volontaire cyangwa se abatanga ubufasha bagombe kubona uko bakora ubufasha ko bagizweho ingaruka n'intambara cyangwa igihugu cyongera gisubire mu buryo. En fait, s'agissant de l'exploitation et du commerce illicite des ressources naturelles dans l'Est de la RDC, la résolution invite à redoubler des efforts pour restreindre l'étiquetage illégal et garantir la transparence et la traçabilité des exportations des minéraux. Un texte positif mais tardif pour la RDC, fruit de pression pour le Rwanda. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est ce que nous étions en endroit d'entendre du Conseil de sécurité depuis 2025 janvier 2000 a réagi la délégation de la RDC, non sans regretter qu'il faille plus de 3 semaines à l'organe pour réunir inamité. Hano rero ngira ngo ni byinshi cyane, ariko abantu benshi baribaza batese M23 irakomaza yavanze urugamba, iravamo igehehe, biragenda gute? Ngira ngo muri kurije za process za Rwanda cyangwa se kiriya gihe na za Nairobi bavuga ko M23 babanje kuvuga ngo irajya muri Sabyinyo. Ngira ngo mwumvaga president w'u Burundi avuga ati Sabyinyo koko natwe twagiye kureba dukoze observation dusanga atari milima favorable, tuhitamo zone de Rumanga. Bono kuvuga rero ko Congo aho yari ihagaze cyangwa se aravuga ati bajya hano hamwe tubabona, nibamara kuhajya tubashe kubarura tuvuge tutabana abakongomani, abanyarwanda basubira iwabo dusigarana abakongomani ukwabo. Ereso panda bakuvuga ko yuko dans l'intervalle de la paralysée momentanée du Conseil a laissé libre cours à poursuivre de l'occupation illégale des territoires par le Rwanda, les superlatifs de M23 et déplorer en l'appelant les coups humains
payés par les populations congolaises et cependant remercier tous les membres du conseil, notamment Algérie, Sierra Leone. Iyi ni Congo, ibyo byose kera kwiri gushimira ibihugu cyane cyane Algeria, Sierra Leone na Somalie, sans lesquelles les résolutions n'auraient pu être adoptées par consensus avant d'appeler à une mise en œuvre du texte SADR pour stopper cette aventure militaire. Somalia ariko nayo Somalia ngira ngo nayo imaze igihe imyaka myinshi mu ntambara, ariko nyine ntagondwa zaravuza biyo bari ntago bibareba bya Conseil de sécurité. Arumenya ruko nta gihugu ari kifasha bari badetermina bavuga niki. De ce côté, le Rwanda a pris note du vote du Conseil tout en dénonçant l'intimidation exercée sur les voix africaines au CEDR. Uruganda u Rwanda rero aho ruhagaze rwo narwo icyo ruvuga kuri ibi ngibi. Condamnant cette pratique, il a dit déceler la croyance de la RDC selon laquelle une solution à ces conflits intercongolais viendra d'acteurs étrangers au continent, même s'ils en sont historiquement responsables. Pour délégation de toute action ne permet pas un compte sérieuse préoccupation sécuritaire du Rwanda, ne permet pas d'obtenir une solution durable. Il a ainsi dit que la RDC doit être tenue responsable pour avoir soutenu les FDLR et faire de cette milice génocidaire un allié de ses propres forces. Bon, kuri birebire ntago twabivamo, ndabona byatwara igihe kirekire, bazanamo asonturangora invité à cette séance, ndabona ibingiye ari bya kera ibya Nairobi n'ibiki byose bagiye bagenda bigaruka mu buryo bigomba kugenda bagaruka ku maseko byagiye bibaye muri Angola, za processus de Rwanda et de Nairobi destiné à mieux condamner les efforts de médiation et conformer au principe de solution africaine au conflit. Lorenzo urumva ko agifite akazi, birasubira kwa Lorenzo nawe mperuka kumva avuga ati ibintu byari bigiye kugeraho birangira ariko habura umuntu. Turaza kureba solution africaine au problème africain. Cette position a été partagée par les 3 membres des Africains du Conseil de sécurité. Bon, ndumva ibyo ngibyo muri rusange ari ibyo ngibyo bari kuvuga, batumva UN resolution icyo bivuga, igikorwa gihinduka itegeko. Mbese UN yatoye itegeko ritegeka RDF kuva muri Congo, bivuze ko hatava harakoresha ingufu za UN. Ngo niko avuga ati ni ngiki ni Conseil de sécurité cyangwa se ni Conseil ya cyangwa se ati itegeko riba ryabaye itegeko, icyo bavuze cyose kiba cyabaye itegeko, bitabaye ibyo rero. Rero ambasaderi w'umuryango w'abibumbye Rwamugeretse yamaganye iterabwoba ryashyizwe kuri Algeria, Sierra Leone na Somalia, ibihugu bihagarariye umugabane Afurika mu kanama. Hano rero reka tubanze turebe kugira ngo turebe reaction y'i Conseil de sécurité muri iyi ngiyi. Nta kindi kinyamakuru hano mu Rwanda ndabona kubona cyari cyabanza kuvuga nko ku inkuru wenda, ariko hano ndabona iyi nkuru y'aka kanya iravuga iki ku itariki 22 z'ukwezi kwa Kangahe. U Rwanda rwamaganye iterabwoba ryashyizwe ku bihugu bitatu bya Afurika. U Rwanda rwo ruvuga yuko hashyizweho iterabwoba ku bihugu bitatu bya Afurika kugira ngo bitore. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest yamaganye bikomeye iterabwoba ryashyizwe kuri Algeria, Sierra Leone na Somalia bihagariye umuryango wa Afurika mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Turareba reka turebe. Noneho mu cyumweru rero gishize ubwo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari mu nama mpuzamahanga i Munich mu Budage, yibasira ibi bihugu, asobanura ko ari byo byatumye aka kanama kadakotora umwanzuro wo kwamagana u Rwanda. Perezida wa RDC yashinje u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko akanama karoni kari gakwiye kurwamagana kakarusaba kuzikurayo. Leta y'u Rwanda yamaganye kenshi iki kirego, isobanura ko nta shingiro gifite, ariko ubu cyamaze UN yamaze kugigira ishingiro. Tshisekedi ati dufite ibihugu bitatu bihagarariye Afurika nk'abanyamuryango badahoraho mu kanama karoni gashinzwe umutekano, byananiwe gutora umwanzuro wo kwamagana ibikorwa bibi by'u Rwanda kuri RDC. Ibyo bihugu bitatu bya Afurika yunze ubumwe byitambitse inzira yashoboraga kugera ku mwanzuro
wo kwamagana u Rwanda. Nyuma y'aka kanama gatoye umwanzuro wo kwamagana u Rwanda kuri uyu wa 21 Gashyantare, Ambasaderi Rwamucyo yagaragarije aka kanama ko ibi bihugu bya Afurika byatewe ubwoba kugira ngo nabyo bishyigikire uyu mwanzuro. Yagize ati turagira ngo tugaragaze ko duhangayikishijwe bikomeye n'iterabwoba ritigeze ribaho ryashyizwe ku majwi y'Abanyafurika muri aka kanama ryibasira cyane abanyamuryango batatu. Twamaganye bikomeye iyi myitwarire. Ambasaderi Rwamucyo yatangaje ko nubwo leta ya RDC yibwira ko ibisubizo by'ibibazo byo muri RDC bizava hanze ya Afurika, u Rwanda rushyigikiye imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu mugabane. Uyu mudiplomate yagaragaje ko kugira ngo haboneke igisubizo kirambye mu karere, impungenge u Rwanda rugaragaza ko bishobora kubangamira umutekano warwo nk'umutwe w'iterabwoba FDLR ukomeje guhabwa ubufasha na leta ya Kongo zikwiye kwitabwaho, niko Rwamucyo avuga. Yagaragaje kandi ko mu gihe aka kanama katakwita ku bubabare bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bwatuma M23 iba mu burasirazuba bwa RDC, hadashobora kuboneka igisubizo kirambye. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ya Afurika y'Amajyepfo SADC tariki ya 8 Gashyantare 2025 bahuriye Dar es Salaam muri Tanzania, banzura ko leta ya RDC ikwiye kuganira nabo ishyamiranye nabo bari M23 imirwano n'ubushotoranyi bihagarara mu rwego rwo gutegura ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro. Tariki ya 24 Gashyantare hateganyijwe inama izahuza abagaba bakuru b'ingabo bo muri EAC na SADC. Raporo bazakora bazayishyikiriza Minisitiri w'Ingabo bageze hano. Rero ni Rwamucyo nyuma y'uko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kagize ikintu kavuga cyangwa se kagize mbega kerekanye reaction yako cyangwa se gasohoye imyanzuro, ariko avuga yuko habayeho iterabwoba cyangwa se iterabwoba ryashyizwe ku bamambure ba Afurika bari muri biriya bihugu 10 bitari perimana. Ubwo rero murumva aho u Rwanda ruhagaze ku inyuma y'ingi cyangwa se iyi myanzuro yafashwe, ariko ubundi bakavuga bati imyanzuro ubundi y'akanama ka M23 iba ari itegeko. Hano rebelle de M23 ne vaut pas bouger même pas d'une iote, même ka Kinshasa accepter la négociation iri niyora n'iri pari iki hano nuko ndi kuvuga. Reka tuzareba abanyarwanda nibo bavuga ngo urugiye kera runyuzo ntwaro nawe aranze arandavuye, sinzi uwo bavuga uwo ari we mbo. Reka ubwo rero ngira ngo ishobora reka turebe tuzareba nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'i Conseil de Sécurité cyangwa se imyanzuro tuzamenya uko bizagenda, tuzamenya amaherezo y'ibi ngibi. Nuko Imana ibarinde ni mwizerwa Silva Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda. Kiganiro nakagaruka, mugira ibihe byiza, twongere tubabwire tuti ciao, tuzongera turabakunda kandi mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ciao.